anamube hafi n'abandi basheri bafite abandi bakobwa cyangwa basore babakundanye batarigeze babwizanya iki ukuri babwizanye ukuri man nta kintu cyo guhisha ese ninza nkakubwira ngo njyewe mwabyeri kandi rambasha uritari gukundana nanjye ese ndahita mpfa ko kanya urandasa se none nasanze ibi bintu by'urukundo niyo ukundanye n'umuntu ukamugeza mu rugo ugasanga sheri wawe ariba ukomeza kugumenya ko yibukana mu bikiri banga direct wings ntago wings ebyiri n'igituza n'amaguru abiri ibyo ntago babimara Irene reka tuzakora amarushanwa nge nawe tuzazana inkoko ebyiri turebe washobora kumara inkoko uzayizana uzancunge ntari ariko ntariye buriya umuntu avuga ngo yamara ikintu guhamagara uza ikipfa nuko wamara inkoko yego inkoko musaraba reka ngwikaze mubwire ngo utameze neza komeza umere neza mubwire ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti gitemwa kikongera gushibuka nubwo uyu munsi bitameze neza ejo byamera neza uyu munsi none rero reka mubwire ko turi kuri Kigali News TV mubwiye ngo Imana ikomeze kuguha umugisha mwinshi hanyuma uyu munsi none turi kumwe n'umutumirwa wacu tugiye kuganira ibintu bidasanzwe tugiye kuganira byinshi byerekeye ku buzima bwabo bwo buri hanze bw'abana batandukanye turagenda tumenya byinshi kuri we abantu benshi baramuzi nawe umubonye bwa mbere tera gatebe wicare tuganire guhaye ikaze uri mu Rwanda rero no hanze y'igihugu wumva ururimi rw'ikinyarwanda tuguhaye ikaze Imana ikomeze kuguha umugisha turi kumwe n'umutumirwa wacu reka tumwakire turi kumwe nande boss banyita Vasu yagereza bikora mbonye mu boss man shako nawe ndikokorera ko ngana nkabona uri boss nuko man kuko Imana ntugashinyagura ibintu biba byarakara oya man uri boss cy'ibyibore abwira bavuga kuri boss rekundo ure mucongo hagaze oya ikibazo ni kimwe reba cyanwa uhagaze oya ubwanwa nawe wabumera so ufite se yakora umugana n'ubwani mu bintu Imana yatanze ku bagabo n'ubwana nago bugara n'ubwa bro babare ariko bana jakara sha anyereke mu bintu Imana yatanze n'ubwanwa burimo pe n'ukuri kw'Imana mu bintu Imana yahereye abantu ubuntu ubwanwa ureze reba uri munini reba inda yarashe ubwanwa ari ubwanwa n'inda n'iki cyaje mbere oya haje ubwanwa bw'ubuza mbere y'ibindi byose inda n'umuntu wundi abasanzwe bifite aho kuvuga ati yabaye nini gute kubera inkoko nyinshi wari ni indwara amarira y'umugabo bro amarira y'umugabo atemba ajya hera atabasaza ajya mu nda amarira ubugeni nararize narahogoye yo wangiye nda yabaye nini kubera amarira baramurenze nararaburije abantu badukurikiranye batubwira nimba umugabo wese uriza amarira akajya mu nda yindi byimbika banini aho uratubeshya mwana wa mwara ari inkoko n'ibibenzi byinshi mugabo bikatubeshya ikibazo ari icyo ni igiki y'umugabo amara y'umugabo yose atemba ajya mu gifu ntaga amaruka hano umugabo wese uzajya ubona yarabyimbye inda ugatusha uriya mugabo no kuri kw'Imana ararira cyane arya uratubwiye ngo witwa Fazo nitwa Vasu ndashobora kurivuga se Vasu 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 hanyuma irindi ubundi mu busanzwe nitwa Irene Vaso hanyuma Vaso ni nakazi ubwo yego hanyuma tukwakiriye kuri kamera za Kigali News TV uyu munsi wa none hanyuma kugira ngo tuze kugenda turyoherwa yego hanyuma uyu munsi wa none nk'umuntu ubonye Irene cyangwa se Fazo uyu munsi wa none ni muntu ki Vasu ni umusore ushima Imana ni umusore ese uracyari umusore cyangwa wabaye umuhungu oya ndacyari umusore ndacyari umwana uri umwana umusore ushima Imana nta mwana ugira ubwanwa bungana wapi mutumye abakobwa bacu bahera niba byita ngo guhera kwishyiga mutumye batarongora ntago ikibazo ari guhera icyo uvuga ngo uri umwana ungana gutya koko oya mvuze ko ndi umusore kandi ubusore ubundi umusore n'umwana baraturanye ego ntago wava ku busore utabanje wagera ku busore utabanje kuba umwana umuntu aba umuhungu ryari umuntu aba umuhungu iyo yabaye umusore bikaba umurengera bikongera bikaba umurengera ukongeraho umurengera ugahita umuhungu iyo bago hari abantu babaye umurengera ni ukuri kw'Imana abantu babaye umurengera papa sava buriya ni umurengera cyangwa arasara umusore papa sava ni
iyo bavuye kuri tripo bajya kuri kota ni kota y'umurenge ariko Jean yarabivuze aravuga ati njyewe mushobora kuba muri kumpohotera nshobora kuba mfibana n'ikibazo runaka cyangwa urwaye runaka mukaba muri kumpohotera twagiye tubona ari kumwe n'uwitwa Mama Sava bavuga ati uko bugiye kuba hano bakabihuza nuko akina ari Papa Sava undi ari Mama Sava yandekereza abantu bana ari inshuti zawe barakundana by'ukuri cyane nyine ni ukuvuga ngo ni bimwe bimwe by'umuryango n'imikoranire ariko ubundi Mama Sava afite sheri ahubwo Papa Sava turashaka kwiga tukareba niba hari ikindi kibazo yaba afite kuko hari abana ari gukereza kujya ku ishuri mbere na mbere ari gukereza abana kujya ku ishuri kandi muri we barimo baruzuye kereka nimba hari anabagabanyiriza kandi yabyara abana beza Papa Sava n'iriya nyinya yabyara abana beza cyane afite abana muri we benshi ikindi ari gukerereza umukobwa w'abandi Papa Sava wakihangana ariko nawe uri ku rwego rwe ntabwo turabyemeye ko ari umurengera none se wowe uri hagati hehe njyewe ndi umusore ntabwo ndaba umuhungu nabwo umurengera ubwo se umuhungu agira imyaka ava mu busore afite imyaka ingahe kujya mu muhungu gereranya byibuze Okay, basi aho Papa Sava ari imyaka afite sibyo yishyire yongereho nk'indi nk'irindwi cyangwa 8 ubwo wabaye umuhungu none ubwo nyuma ya Papa Sava ya Papa Sava ubo wabaye umuhungu kwata ni quadrillions wabaye umuhungu w'umurengera yego Irene nkawe ubu ngubu uyu munsi uteganya gushaka ryari njyewe se yego njyewe nteganya gushaka njye nimbishaka ryari ntabwo ndabishaka sinzi igihe uri single se cyangwa ufite sheri njye ndi single kubera icyo uri single impamvu ndi single nuko njyewe ndebye igihagararo uriho inshuti yanjye wakaba ufite umukunzi cyangwa nawe ufite bamwe bagira imyumvire ngo bakene ba diaspora oya nta mu diaspora nshaka pe ushaka umugore umeze ute ni ukuvuga ngo buriya wenda n'aba diaspora si abana babi ariko babarega ikintu kimwe kandi nanjye byangizeho ingaruka hari ukuntu nimba turi inshuti njye nawe nkagira inshuti nk'eshatu ugasanga ngo zifite aba diaspora sibyo aba diaspora babarega ikintu kimwe kandi bakihane ikintu cyo guhoza abakunzi babo ku nkeke ababakobwa cyangwa abahungu nkungisumbarije ku ruhare rw'umuhungu ubwo nuva ngo mugakundana n'umukobwa mu diaspora ugasanga mu diaspora mukundanye aguhoza ngo ku nkeke gute ugasanga nimba uri kunywa agacupa kawe urugero nka saa moya njye nawe duhanye gahunda ya saa moya dusangiye agacupa ahantu runaka utarashyiraho n'intame ebyiri ngo shara rampamagaye uretse ngo ndaje ngo ngiye kumubwira ko ari hehe nga ndi mu rugo urumva kajya muri toilette kandi ubwo bari mubwiye ngo saa moya byibura sheri tujye tuvugana kandi tujye tuvugana uri hehe uri mu rugo wambwiye yuko ari njye nyine sheri ugira hari n'abakunda video call ati mbe nkureba ugasanga nyine ubwo niba turi ku gacupa urirutse ubwo unywa agacupa ufite ibibazo n'inshuti zawe ufite ibibazo ugati Imana yamfashe sheni ntamamagara muri aka kanya rero iyo urumva aba uri kumuhoza ku nkeke sibyo wenda simvuze ko ari aba diaspora bose ariko muri rusange abashuti banjye nzi 100% muba muri gusangira nk'icupa sibyo cyangwa se muba muri ahantu runaka akakubwira ati rero muri gahunda zose dupangana saa 2 zigere basi wandekuye natashye niba ni n'akazi tugiye gupangana nyine saa 2 zigere natashye kubera iki saa 2 zigera watashye ndi bujye kuvugana na madame yego madame ari muri Canada ntari uze kujya kumuvugisha ubwo nimba ari n'akazi njya akazi mba nagize ute akazi kaba kagize ute abakatakaye hanyuma ibintu bikaba byamaze kwangirika njye ntabwo mvuze ko aba diaspora bose sibyo gusa njyewe ntabwo nkunda umugore njye umpoza ku nkeke ubwo niba nandoga njya mbwira inshuti zanjye nubona ndi kwitwara mu buryo butandukanye mbana n'umugore uzajye n'umvuzi wandika agafata ku buryo se umugore atakubwira ati saa 3 ugeze mu rugo nturashaka uyu munsi ariko umugore ashaka kukubwira ati sheri ibintu by'igendejoro simbikeneye nkeneye kukubona saa 3 ese reka nkubaze ikibazo sibyo wenda ko haje uburinganire ibintu byose no gufashanya nimba ari gahunda z'urugo uzifatanya n'umugabo nimba ari gahunda z'iki zose uzifatanya n'umugore sibyo ariko umugabo yahoze ari umugabo sibyo yahoze ari umugabo
no mu bihe bya kera Yego. umugabo yahoze ari umugabo Yego. turi abanyarwanda sibyo uri umugabo umugore arakubwiye ngo saa tatu ngewe n'itegeko ngushyizeho ujya utaha ese ari wowe nawe tujya tuvuga ngo umugabo ashaka umugore ntabwo umugore ashaka umugabo ashaka umugore ubwo uba warashatse undi ninde nimba umbwiye ngo ninze saa tatu se nta kazi nagira nk'uko nawe izo saa tatu wazitaho bitewe n'akazi wagize hanyuma bihuriye nabyo n'ibyitwa ngo ndongora nitunge byo ndongora nitunge aregeye ngo umugore muzana avuga ati ngewe mpfa kundongora umva nababuze umva reka nkubwize ukuri man nababuze uko bagira sibyo amafaranga muri iyi minsi ararikora bro muri iyi minsi ibintu bimeze nabi nkeneye amafaranga kurusha ibindi byose ntabwo nkeneye amafaranga kuruta urukundo n'umugore wowe ntabwo bikuriho nje ntabwo bindiho kuba wowe uyu munsi ushobora kukonta ukavuga ati nzakundana n'umukobwa nanjye ayafite no kuvuga ngo uzagendera kuki ugiye gukunda niba ngewe sibyo ku mugore wumva Imana izaguha ku mugore numva Imana izaba sibyo yego no kuvuga ngo ngewe nkeneye ntabwo nubwo nkeneye umugore ninshaka umugore nta nubwo nshaka umugore none ushaka iki nshaka umufasha umufasha umugore biva ku ijambo umugore kugorana sibyo kugorana yego iyo ushatse umugore ni nkaho uba ushatse umuntu ugiye kukugora ariko iyo ushatse umufasha ugufasha mu buzima busanzwe ugufasha ngo nimba wowe Samu winjije inote y'igihumbi uyu munsi right winjije 500 winjije icyatanu aragufasha icyo cyatanu kibashe kuba cyatubuka cyabatunga muri babiri cyangwa se cyaba expand cyagira ubundi buryo kizamukamo sibyo ni ukuvuga ngo umufasha rero agufasha kujana cya cyatanu akanagufasha byanze bikunze cyangwa se akagufasha igihe biri ngombwa kucyongera uwo niwe mufasha ntabwo muri iyi minsi abantu bari gushaka abagore ntabwo bari gushaka abafasha bari gushaka abagore ariyo mpamvu tuvuga ko ariyo amadevoruse menshi ari guturuka yego ni ukuvuga ngo ngewe Samu wowe Samu niba ukundanye n'umuntu sibyo ni ukuvuga ngo uri kuri huti yanjye vasi Samu ko washaje nk'uko uri kubimbwira washaje umeze gutya na gutya dore bagenzi bawe barimo bararongora byagenze bite nawe ukavuga uti reka njye kuri pressure yo kuba nashaka sibyo ugashaka umugore atari n'umugore none ugashaka umugore ntushaka iki ntushaka umufasha kandi mu by'ukuri umufasha no gufasha mu buzima busanzwe no gutuma urugo rutera imbere ni ukuvuga ngo rero bantu mudukurikiye ntabwo umugore n'umufasha bihura abantu dukeneye abafasha urubyiruko abagabo dukeneye abafasha ntabwo dukeneye abagore kuko wowe mugore uzaza umfashe mu buzima busanzwe ntabwo uzaza kungora sibyo njye mu by'ukuri niba wowe Samu ushaka ubuzima bw'urugo rukomeye sibyo tekereza buri urugo ni umushinga ukomeye urugo ni umushinga wowe Samu gerageza uvuga uti urugo rwanjye nzarwubaka muri ubu buryo noneho uvuga uti njye nkeneye umudamu umeze gutya nkeneye umufasha uzamfasha ku buryo tuzabana igihe cyose akamfasha igihe cyose mu buzima busanzwe akamfasha tugaterana imbere apana wowe kuza cyangwa se njyewe nkaza nkasanga ufite amakadasiteri ufite amazu ukangurira ngo amamodoka n'iki ibyo nibyo ngusanganye cyangwa se nawe ukaza ugasanga afite ibyo bintu byose ibyo nibyo nsanganye ntuzi ngo nabikuye sibyo ntuzi no kugira ngo mbibone nabiciye mu buhe buryo ntuzi yemwe n'amabwiriza nagize kugira ngo mbihabwe mbe mbifite none aka kanya ntuyazi ahubwo icyiza wikurikira ibyo bintu byose ariko rene gukunda umugabo udafite amafaranga muri iki gihe biragoye mane urukundo rutarimo n'amafaranga rega ni rubi none ubwo wowe ujya gukunda uzagendera kuki none se siyo mpamvu ndi singo ndi gushaka amafaranga
uvuga ngo umunsi wa none se Yewe. uraho ari amafaranga umusore yakorera ngo arongore ntayo. none kubera iki uyu munsi hano tumva ko igihe cyageze ngo ugire umukobwa w'abandi ujya kubwira ko ukunda umukuru iwabo. Oya buriya reka nkubwire sa buri muntu aba afite uburyo agiye planinga ubuzima bwe. Sibyo nshobora kuvuga ati ngiye nzashaka mfite imyaka 38 urugero ubwo nzaba nkomeye meze neza ku buryo erega buriya hari igihe umuntu avuga ati ngiyeho kugira ngo nshaka abagore babiri nashaka umugore umwe mu buzima yananira akananira yakemera akemera. Sibyo gushaka kenshi ni bibi. Sibyo urugo nimba urugo rukunaniye bwa mbere ntago ubwa gatatu n'ubwa kane bizashoboka. Sibyo kandi bavuga ngo amahirwe ya mbere ashobora kwanga ariko yakabira agakunda ntako byashoboka ntibibaho. None Helene ubona gushaka Bibiliya avuga ngo umugore n'umutima w'urugo kandi ngo ni kadimana itanga. Uyu munsi wa none uri gusanga abantu benshi bashaka cyangwa se babanye usanga ahubwo yakadora uzi ko wakiriye ugasanga ni ikara rishyushye ifashe. Uyu munsi wa none umuntu yabigenza ate yakwitwara ate koko tubwizanye ukuri uragira ati amahirwe ya mbere yamaze kwanga urashaka uzi ko ya mbere agiye kuguhira final bikarangira nawe kwanze ari cyo kintu tuza kugira ngo tuze kugarukaho turaza gusanga hari abagabo bari gukorerwa ihohoterwa mu ngo zabo direct no kuvuga ngo niba wowe uri umusore ukeneye gushaka sibyo buriya mbere na mbere kugira ngo tugere no kuri iyo topic mpaka yego guhubuka yego guhubuka no kumenya ngo uyu muntu tugiye kubana ese tumaranye igihe kingana gute mu rukundo uraho umukobwa cyangwa umuhungu aba bantu nawe ubwe nujya gutereta cyangwa ugiye gushaka wamufasha batubwiye wumva umuhungu n'umukobwa bashobora gukundana igihe kingana cy'ibyo buza kujya babana byibura maximum imyaka 5. Komana yanjye ariko Reneto ngende mu ruhande rw'abakobwa ntabwo nza guhuza. Okay nta kibazo ngewe ndi mu ruhande rw'abakobwa uri mu ruhande rw'abakobwa ubwo jya mu ruhande rw'iki rw'abahungu nanjye ni gutere ni wifata ugafata umukobwa w'abandi uyu mukobwa imyaka kaminuza niba yiga imyaka 3 sibyo kugira umuntu asoze uyu muntu aragije secondaire akurikijeho kaminuza uri kumva wenda mukundanya akirangiza secondaire umwijeje urukundo mbwira umuntu ukobwa mukundanye imyaka 1, 2, 3, 4, 5 Irene ariyo mpamvu uvuga ngo iyo ibintu bitinze birapfa kandi mu rukundo hakorerwamo ibyaha byinshi urambwira ko nka Irene uzakundana n'uyu mukobwa mudahura cyangwa mutaryamana buretse gatoya ukira aho ngaho yego nimba ibintu byose bitinze bipfa tukaba tuzi neza ko icyawe nta hantu kijya wanyumvishe neza umukobwa akaba gukunda nta kintu na kimwe yitayeho sibyo ntitujye kuri bya bindi turi mu rukundo rwa nyarwo ntitujye kujya guhemukira tujye guhemukirana ibyo gutendeka no guhemukirana tubireke sibyo tugiye mu rukundo rwa nyarwo guza kubera umufasha bihe byose tugiye muri iyo subject ntuze kumbwira ngo ushobora ngo kugera mu myaka wa 4 ngo ugahita wisubira ugahita ubona ikindi cyane sibyo turi mu rukundo rwa nyarwo sibyo nawe arankunda nanjye ndamukunda ni ukuvuga ngo iyo niyo ukoze ikintu uhozaho urakimetiriza sibyo niba unakora itangazamakuru urihozaho urarimetiriza bitewe n'igihe urambyemo rero nawe niyo nimba ndi gukundana n'umuntu abona defo zanjye nkabona defo ze niyo yambwira ngo kwa kundi kuvuga ngo umukobwa yageze mu rugo ngo ashobora guhita ahinduka bitewe n'uburyo atakweretse muri bya bihe ariko hari ibintu wihanganira niyo ugiye gushakana nawe waramubonye visa muri iyo myaka 5 sibyo defo ze wose warazibonye sibyo warazibonye wabonye ko agira mujinya agira defo nyinshi zitandukanye sibyo bitewe n'iyo myaka mugize ute mubanye ubana nawe umuzi ujya gufata icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye kubana n'uyu mukobwa kuko tumaranye imyaka 5 muri icyo gihe cyose naramumenye defo ze zose narazimenye ese nujya gushakana nawe za defo wabonye uripoza uvuga uti njyewe ubwanjye nzazihanganira
niba utanazanazihanganira rero kubera ko iyo myaka yose wamenye uwo ari we sibyo ni ukuvuga ngo icyo ndi kurwanya ni uguhita ushaka huti iyo ushatse huti ibyihuse rega bijya bihumye nkuko nawe wambwiye ngo ibitinze birapfa niyo mpamvu nanjye naguhaye range byibura y'imyaka 5 urumva uba wamenye umuntu bro wamenye umuntu pe kuko niyo isani kusura umusore cyane iyo ubona yari umuntu byanze bikunze aza kugusura cyane ni ashobora no kuhamara icyumweru ariko nge mba numva Irene cyo gihe waba warashatse abantu badukurikiranye batubwira kubera iki umukobwa ashobora kuza iwawe akagukunda mugakundana amara icyumweru wawe gute utaramushatse man siyo bya bituruka none turukuganira muri concept y'urukundo buretse gato uyu mukobwa yazi iwawe ukamuha icyumba cye nacyo mujya murira muri salo ntago bishoboka none umutunzi utanone muri iki gihe none se urisazi kuho muhora mubikora ibyo bintu byose nicyo cyumwe none se abantu bakundanye Irene umukobwa mukundanye ni ngombwa ko muryamana oya none nta nubwo urukundo ari sex urukundo si sex urukundo si dating urukundo imani ntago urukundo ari ibyo bintu urukundo ni iki urukundo nukuba nyine witaye ku muntu bidahuje n'amarangamutima yawe ariko kukwitaho si ngombwa kaza kurara iwanyu nta nubwo ari ngombwa pe ariko mu by'ukuri nk'iyo ukunda umuntu ni ngombwa ngo uhora umubona sibyo okay ntabwo guhora umureba ari sexy ko kidashaka kumuzana ngaba kakarabo kawe byuka mu gitondo ureba aha reka nkwereke rero na nimugoroba ukareba reka nkwereke urukundo icyari urukundo n'ubushuti na mbere sibyo iyo wabaye inshuti n'umuntu umenya uko yiriwe umenya uko yaramutse umenya amarangamutima ye umenya ngo bimeze bite sibyo none urwo rukundo ruvamo amarangamutima yo kuvuga ngo noneho buri munsi ngo kubona ya nshuti yanjye buri gihe sibyo urwo rukundo rero rurakura ruza kuvamo ngo wa muntu w'inshuti yanjye ya makuru yose namushakagaho nkayabona binangoye none reka njye mbyuka noneho murebe impande yanjye niho hitavamo ngo dushakane tubonane buri gihe njye nkubona buri munsi muri cya cyumweru noneho uretse gatoya icyo gihe nta nubwo muri rega nicyo cyumweru iyo aje kumukubana sibyo kuki mudahurira hano muri restaurant reka nkubwire buriya niyo ushaka no kureba umukobwa muzima muri ya minsi nakubwiraga sibyo no mu rwego bagomba kuhamenya sibyo akirene ko mbona umukobwa ageze watatamara arataha twubwire abantu bimana abantu mubona Irene mutubwire Irene arataha buretse gatoya Samu reka nkubwire buriya umukobwa muzashakana sibyo ni ngombwa ngo amenye iwawe yego bro ushobora kurwara sibyo ni ngombwa ngo azayoboza oya yakamenye rimwe ariko nta nicyo bitwaye yahamenya rimwe icyakabiri byo kuza kumwiryamishwa ku cyumweru uretse gatoya geto buri rigisha irigisha n'ubuzima bw'umuntu abayemo urugero uri sheri wanjye namwe mu nyumve uri sheri wanjye uje iwanjye sibyo ndarwaye maze nk'icyumweru ndwaye ibyombo byanjye ntago bibyogeje n'inzu yanjye ntikoropye wanyumvishije neza muri icyo cyumweru cyose ibyo njye nabuze imbaraga zo kubigira ute zo kubikora uje kunsura uri sheri urumva uri sheri uri sheri wanjye yego ese niba nanjye ogiye kwa abakobwa b'icyagugu ngo yije kurambagiza ngo nibagutekere nko kuri umusore nugaruka ntago bishoboka ubu waba umusore utamera nko kute none se ni ngombwa je nabajije umukobwa w'icyagugu arambwa ati niko kuri iyo bataguha inkoko none se reka ntabwo rwose umusore agaruke wanyu uba bagusuzumye nyine uri umusore ntumara inkoko ntago mbivuze ngo ni indambi ntumara inkoko buri umusore umeze ute usuzabasha guhahira inda yawe n'urugo irene b'inkoko wayiryo kayimara inkoko ubundi icyo cyagugu icyo cyagugu wabwiriwe umaze nk'iminsi nk'itatu utarya unywa amazi yonyine iyo wariye inkoko muri Kigali inkoko wakora iki wallahi ntabwo inkoko wayimara wariye muri Kigali ni ukuri ariko n'abantu b'i Kigali ni abanenganenzi ntibazi kurya nta nubwo tuzi no kurya buriya ni ukuri pe
ubwo hagize abasore b'Ikigali bajya kurambagiza icyangugu bagwa manka ni ukuri kw'Imana baba bahombye ariko mu by'ukuri nk'abantu bari za Musanze bibonera ibirayi bibonera kavange narya nk'inkoko nk'ebyiri gusa buri inkoko wayimara biterwa n'ibyo uri kuyirisha biterwa n'ibyo uri kuyirisha tuzazana inkoko hano turebe buri tuzakore komba y'inkoko biterwa n'ibyo uri kuyirisha gachips iyo hajemo ibyo uri kuyirisha wahaga mbere amaguru y'inkoko abiri n'igituza n'ijosi n'amababa ntago wabimara amababa bayakuraho ntago wings ntago wings ebyiri n'igituza n'amaguru abiri ibyo ntago wabimara reka tuzakora amarushanwa njye nawe tuzazana inkoko ebyiri turebe washobora kumara inkoko uzayizana uzancunge ntariye ariko ntariye buriya umuntu avuga ngo yamara ikintu nzaguhamagara uza ikipfa nuko wamara inkoko yego inkoko uyirya urayitotora bro amaguru ukayarya ibituza ukarya inkoko urayimara ibyo bintu by'urukundo nyarwo turacyari aho ngaho urukundo kwinjira noneho abantu bashakana ariko usanga mu nzu mu rugo cyambere harimo urugo rurimo buriri bubiri umugabo ararukwe kumva kubera ko ni wa undi ungore wazanye yego naga ari umufasha wizaniye ahubwo ari n'abashakana ari kugira batwike ari ugutwika gusa ugasanga umwe afite buriri bwe undi afite buriri bwe ndetse mukajya mu byuko umwe agenda n'undi agenda mugahurira mu rugo nijoro abana batamenya ibyo ari byo buriya burakora ko nkora amavideo y'amakwe n'umuntu ushaka kuba yakora ubukwe yampamagara nkora mu mirenge sibyo gitifu ari kwigisha aravuga ati uburere bufatanwa n'umugabo n'umugore barabufatanya kubutanga guha abana sibyo ni ukuvuga ngo rero nimba uzanye wa mugore sibyo umwe muri mwe ashobora kwihangana sibyo nkuko umbwiye ngo arajya mu cyumba kimwe undi ajya mu kindi ashobora kwihangana akavuga ati njyewe kugira ngo nturugo rwanjye n'abana reka nere imbuto kugira ngo nzakora amahano reka nere imbuto njye mu rugo rwanjye ndugumemo mpe n'abana uburere ariko ibyumba njye n'umugore ari bibiri iyo wataye urugo uri umuntu n'umugabo baraguseka sibyo imyaka ingahe ibyo byaba imyaka ingahe buriya reka ngubwire sa buriya imyaka ingahe njye buranda umuntu wihanganisha wabishobora we njye nabishobora imyaka ingahe iyo ariyo yose ukaba utahura n'umugore iyo ariyo oya umugore murahura kuko mumubana no mu nzu bamubana mu nzu pe udahura n'umugore muri gahunda reka subiremo yego nabyumvise uyu umugore afite icyumba cye n'umugabo afite icyumba cye urugo rwamaze kwinjiramo intonganya n'umwiryane muhurira muri saro kugira abana batabibona uri kumva ariko umwe kabyo kacabayinga ajya mu guhiga n'undi ajya guhiga mukagaruka umwiryane wamaze gutera wakwihangana imyaka ingahe mbo buriya nk'umugabo mu rugo buriya niyo baba uri no mu ikosa nshishikariza n'abagabo baba bari mu ikosa ugasanga babaye ng'intare sibyo buriya yego umugabo ni intare mu rugo rwe no mu bwatsi bwe ariko buriya kudaca bugufi ni ikosa gerageza wegere umugore wawe sibyo muri icyo gihe muri izo ntonganya gerageza wegere umugore wawe muganire wumve ngo ikibazo kiri kuri inde ese ikibazo kiri kuri nge cyangwa se ikibazo kiri kuri umudamu umudamu ashobora kumbwira ati ikibazo kiri kuri wowe tugikemure gute cyangwa se ukaba utanabishobora byo gusaba imbabazi ngo nguri intare gerageza uvuga uti ngewe ngiye kuganira n'umugore kuko mwaricaye mupanga gahunda yo kubana kwanyu muranabyara none mwongere mwicare muri cya kibazo mwahuye nacyo muganire sibyo nimumara kuganira uraza kumenya igisubizo n'icyo uri bugombe gukora ese uri bukora iki nyuma y'icyo gisubizo umugore aguhaye ushobora kuba ari wowe nawe rega kibazo sibyo ese kubera icyo utacisha hasi ngo ushyire umupira hasi ubane n'umugore wawe neza cyangwa se niba binaniranye burundu egera madamu wamubwira uti madamu naragukunze twarakundanye ibihe byiza byarabaye none turi mu bihe bibi muri bihe bibi ntabwo turi kwihanganirana ku bana tubigenze gute wajya wazitekerezeho waba ugiye mu rugo cyangwa se ntubyite kwahukana ese uyu mugore umwohereje mu rugo akabanza kwitekereza bishaka ashobora kugaruka arahindutse birashoboka
binashobora ko no kuza kugaruka atarahindutse. Eh. Yego ni ibintu bibiri bishoboka. Reka tubare ko umuntu ashobora aje atarahindutse. Niba ari we kibazo ariko we yego niba ari ingeso mbi zubona bihura na bya bindi nakubwiye. Ese umuntu mwabanye muraziranye, umuntu mwabanye waramumanye neza uravuga ati izi ngeso nze zazihanganira. Nimba wazihanganire rero kenyera ukwete, kenyera ube muri ubwo buzima, kuko nyine waramukunze n'ingeso yakweretse wazihanganira. ese Irene ugira mama? Kenyera ugira mama ndamugira na papa? oya papa nawe ngiye kugira mama. ngira mama. Hanyuma ubona ari irihe mbogamizi tuza kugenda tugana ku musozi w'ikiganiro? Tuzaza na episode ya 2 y'iki kiganiro kiraryoshye. Hanyuma ubona ari irihe mbogamizi kera ku ba mama batubyaye habagaho urukundo, ndetse umugore mama wanje ngewe baranagurukaga na papa, ariko finali mama nave mu rugo ngagende. Kana uzi uburyo ki wenda wanyu bari babaye na papa wawe simbizi n'imyaka wari uyifite, ariko uyu munsi wa none ubona urukundo rwa none rwa kera rutarabaye pirate. Urwa kera rwo rwa original. Urwa kera abahanuzi babagaho ngo bahanure ngo dore ngo Irene n'uwawe. Yego buretse nkubwire sa urukundo rwa kera nta birangaza byinshi byageragamo, byabiraga birimo, sibyo? Ubu tuvugana kuri umunsi wa none umugore aricara cyangwa umugabo aricara kuri YouTube channel cyangwa kuri social media cyangwa ama TikTok n'ahandi akabona ibintu atabonera mu rugo. Ku hoteli ayo mazi mfite sheri namusohokanye ku mazi turi muri vlogs twacirinze, wowe uri mu rugo uri kubibona, uri kubona wayi umugabo wanjye atankorera ibi bintu, wayi umugabo wanjye runaka kafite ibi n'ibi, ko hari iki njyewe. Kandi kera umugore yazaga kubaka ashaka kubaka gusa akemera kujya gufata isuka akajya guhinga. Ariko muri ubu ngubu bitewe n'ahisi ya none igeze n'iterambere turimo digital iri kutwica, iri no kutwicira n'abagore tuzabana nabo. Ubu usanga nyine ari kureba ibintu kuri social media bimushuka, bimujya ku mutima akavuga ati wayi ngiye ibi bintu ntabikora, noneho akahita aza kwataka umugabo agatize sheri bimeze bite. Umugabo nawe wibereye muri bya bintu byiwe yarushye ameze, ugasanga intonganya zahereye aho ngaho. Kandi kera mu by'ukuri ntago yagiraga ibishuko byinshi, yajyaga umugabo yajyaga mu isantere agataha wenda yinywera no ku gacupa agataha abwira umugore ati bimeze bite, atembagarana n'icupa rye ashyiriye umugore akavuga ati sheri wanjye kutanzaniye. Umugabo akavuga ati reka nubwo abanarwana ariko akavuga ati byanze bikunze yanamukubita agahita amuzana igitenge akiyunga. Ariko umunsi wa none ngakubita umugore urebe aruhukira kuri polisi cyangwa umugeri cyaka gutera ipasi cyangwa se ari buhure na Samu kera bwizo kuri. Reka twinjire muri aka kantu tunasoza. Kera umugore yarazi ngo ibintu biryoha gutya, ngo runaka ngazi gukora ibintu byadanje gutya, ngo tuzakumva ngo abapfubuzi n'iki ibyo nibyo biri kwica rero ingo z'iki gihe kurusha za kera. Ngo umuntu ngo yaguze machine ngo imukorera ngo gahunda n'iki ibyo bintu nibyo biri kwica urukundo rw'iki gihe kurusha ibya kera. Hanyuma twinjiye ku rukundo rw'umwe. Irene zamba bare dukora episode abantu iki kiganiro n'undi agikunda batubwire, tuzabazana episode ya 2 tujye ku rukundo nyarwo, sibyo nkuko uri kubivuga. Twabonye witwa Muhito abaye uriya mukobwa sitwe twamubonye mu rukiko noneho, sibyo? Narumiwe muri iki gihugu nashanze nta muntu ukomeye uriho ngo nariye hiti ngo naramenyeka cyane bro man. Iki gihugu nta nguri muri star ngurakomeye no. Noneho tubona nagiye kubona mbona ari imbere polisi muri inyuma bari kumwinjiza mu rukiko. Noneho nkibaza ese Irene uriya mukobwa abaye yagiye kunywa ari uwawe wasanga na sheri batari kumwe, kuko yo baba bari kumwe baramucyuye buriya nubwo umugabo yagasoma abakontorora abadamedite abaye ari wowe ukakira telefone kubwira ngo sheri wawe akoze impanuka, noneho bagasanga yanyweye, wabigenza ute? Kandi byanga bikunze uriya mukobwa afite uriya mudada afite sheri, ntabwo yabaho nta sheri afite sheri byanze bikunze. Mbo nje rero nishyize mu kimbo cy'uriya mu sheri wiwe abaye ahari mbere na mbere, sibyo?
mbere na mbere ubundi yabitewe n'iki kuri social media biri kuvuga ko nta perimera afite yatwaye nta byangombwa afite kandi mu by'ukuri ni nabyo bishobora kuba byanamushyirishijemo mu kaga cyane ubwoba icupa ni ijya bati n'umucamanza aravuga ati wowe uri gutwara nta ruhushya ufite sibyo ngende isheri we rero sibyo umukunda byanyabyo ntabwo namucira akaro rutega nta nubwo namubwira ngo ibintu byagenze gute kuko ibyago bibaho abantu bakundana ibyago kubera kamanyinya ibyago bibaho pe kandi ukunda n'umuntu ewana ntabwo ibyo ngibyo uvuga ngo nibyo ugendera ku byo kuvuga ngo uramwanze cyangwa se ngo uri kumucira urubanza kuko nawe isa byakubaho akagukavaringa ku rugo kuko niyo ivuye no kurisha isoreza ku rugo ubwo wakwipevera ukamusura ubwo ni ukuvuga ngo niba ukunda umuntu mukundana n'ibyo byose nibyo namukubwiraga man niba ukunda umuntu anywa icupa ari umusinzi ese rene nawe ukunze umukobwa uzamubwira ati ngenda gasoma oya niba nanagasoma ni urugero ariko ntabwo nkanywa ari ngize kuri umwadepe ni urugero nimba njyewe inzoga njyewe nimba ushaka ko dukundana abakobwa cyangwa abasore ushaka gukunda umukobwa byanyabyo mufite n'intego imwe nothing to hide nta kintu cyo guhisha mugomba guhishanya mubwire ngo Samo njyewe nkora ibi n'ibi intege zanjye nkeya nizi ibintu inyinshi zanjye nizi umubwire imbogamizi zawe zose zishoboka ushobora no kumva wenda nkuriya muheto shere wabizi kanywa inzoga abati nubwo shera kanywa akajya kamubasha igihe cyageze karamubashije mu gihe kamubashije mukavaringa none hatabizi usanzwe yarakwihishemo ako se wowe rero uri kungarukira nibyo nakubwiraga guhishanya wambwiye kuri kubakobwa yego ariko noneho reka nkibaze bibaye ngombwa ko uyu mukobwa kwihishemo ari byo bavuze ko abantu batajya babwizanya iki ukuri noneho ukumva ngo irene uko zimanuka Nyamirambo umugore wawe yarazikuryamye yego kandi azi ko basinze atazi yuko unanywa n'icupa yego mbwira ukuntu wabyifatamo noneho muri ako kanya naregitinga nabi naregitinga ku buryo bushoboka bwose nabi umuntu yarambeshye cyo ni cyambere mukumbeshya mukubana kwanje nawe hari impamvu ari kubana kwanje nanjye hari impamvu iyo mpamvu nkayibaza kubera cyari yambeshye kubera cyari kubana nanjye gutyo kubera iki ibyo byose nkabyibaza urumva neza nkagira umujinya nkarakara sibyo kubyo dushobora no kumara n'igihe tutanavugana sibyo nkabanza noneho nyuma yuko anafungura cyangwa se nkajya no kumusura nkamubwira nti kuki wambeshye njye mvugisha ukuri ndumuntu mvugisha ukuri tukaganira kuki wambeshye akambwira impamvu nkayicekinga erega buriya akambwira sa n'abakobwa duhura nabo muri iyi minsi reka tureke ibya kera abakobwa duhura no muri iyi minsi mane n'abakobwa bari muri haso duhura dukuze sibyo nta n'impamvu yo kumucira urubanza hari igihe abatunze n'umuryango we bitewe n'ibintu ari gucamo none ari kumucira mu rubanza hari igihe abatunze umuryango we hari igihe abafite ibintu byinshi cyane umuryango ari uhanze amaso ari we none uhanze amaso ugasanga wenda muhuriye ahantu runaka murakundanye urumva maramara gukundana ukavuga ati ngo ngiye kuguca ngo kuyi imico ngo ibi nibi kandi wenda ibyo bintu uri kumucaho nibyo biri kumutunga nibyo biri gutunga uwo muryango umuhanze w'amaso wowe uri kumufasha iki uramufasha iki kugira ngo uwo muryango urye uramufasha iki kugira ngo umwana warye uramufasha iki kuko gushaka kumubuza ubwo burenganzira bwiwe sibyo rero nta n'impamvu yo kumucira n'ubanza igihe twarakuze mani ugomba kuvuga uti niyo basheri wawe yaguye muri iryo kosa utarunabizi hari impamvu banza umwegera umubwira uti sheri kubera iki ibi nibi agusobanurira namara kugusobanurira ufata umwanzuro ushobora kuvuga uti ngiye ntabwo nashobora kwihanganira nawe mu gihe tutarabana ibi ntabwo nashobora kubyihanganira ndigendeye cyangwa kubera ko ngukunda bitewe n'uburyo ngukunda cyane reka dukomezanye urugendo rw'urukundo tubane niyo mpamvu rero nta muntu wagakwiye gucira urubanza ngo nimba na muheto yagiye muri la situation ni ngombwa na sheri we ashobora kuba abizi cyangwa atanabizi ariko ni ngombwa ngo anamuganize banaganire rega amenye ngo byagenze gutya kugira ngo sheri we ushatse kuvuga ngo sheri wa muheto niba nahari yihangane niba mukunda by'ukuri akomeze nicyo we wumva kandi anamube hafi n'abandi basheri bafite abandi bakobwa cyangwa basore babakundanye batarigeze babwizanya iki ukuri
babwizanye ukuri Imana nta kintu cyo guhisha. Ese ninza nkakubwira ngo njyewe nywa byeri kandi rambasha uritari gukundana nanjye, ese ndahita mpfa ako kanya urandasa se? none nasanze ibi bintu by'urukundo, niyo ukundanye n'umuntu ukamugeza mu rugo ugasanga sheri wawe ariba, ukomeza kugumenya ko yibukana mu bikira ibanga direct pfa kuba wabimenya. Gusa nyine ingaruka zijya kuri inde, ingaruka zijya kuri we, ntabwo zijya kuri wowe. Ingaruka zijya kuri we ntabwo zijya kuri wowe. Niyo mpamvu ugomba kuvuga uti ngiye madamu wanjye ngomba kuba mukipinga muri ubu buryo runaka. Irene, reka ngushimire cyane, murakoze cyane, Imana igumugisha kandi tuzakomeza. Hanyuma channel yo ni ihe kugira abantu bajye? Njyewe channel yanjye ni Pinkway TV. To yesabiku channel yanjye bayita Pinkway TV cyangwa se Pinkway. No kuvuga ngo ni PINKI ubundi ukandikaho way, ni Pinkway TV bifatanye. Hanyuma ndagushimiye cyane, Imana igomeze kugumugisha. Genda kuri channel yiwe manyuze umuhereze subscribe. No kuri Imana.